kuryo ka gatatu ni uburyo DJ Brian nyuma yo guhabwa award yaje guhabwa ijambo ndetse yikomanga ku gatuza ndetse ubona ko nawe yari yatamiye agacupa dore ko n'ubundi akunda kugaragara yamamaza Mitsingi ndetse ayitaka ndetse ayivuga ibigwi ko ari inzoga ikomeye ndetse akunda hano mu Rwanda aho yaje kuvuga abwira Irene wari MC aza kumubwira ngo n'ubundi arabizi ko nta kintu bari bubahe kijyanye ni coffee bigaragara ko iyi speech rwose yaje gusebya The Choice ndetse biza kugaragara ko n'ubundi DJ wari ukiri ku byuma yari wax rwose yaje guscratchinga cyane kugira ngo aje kugabanya ijwi ry'uyu mu DJ witwa DJ Brian rwose. Reka mpere kuri media organization uburyo DJ Phil Peter yari yatumiye ibindi bitangazamakuru nubwo byaje bikenewe ndetse byagiye binengwa ku bitaramo bimwe byagiye biba mu Rwanda werera aho yumvaga ko iki kintu yagikosoye ndetse organization ubona ko ibindi binyamakuru rwose byishe frame ya content y'iyi The Choice Live cyane ko n'ubundi The Choice yari nyiri content aribo bari ba content creator bakuru ku buryo aribo bagombaga kuyobora ndetse amashusho yabo akagaragara nkaho nta kosa na rimwe rihari aho rero ama media atandukanye batumiye nakubitsa nk'igihe.com Inyarwanda Isimbi TV bitangazamakuru bitandukanye byatumiwe ariko wabonaga ko nta organization ndetse nta na security ihagije iri kubakira ku murongo ku buryo rwose abantu bakurikiranaga isho haba kuri internet haba kuri Instagram live ya Philipita na The Choice haba kuri YouTube channel ya Isibo TV haba kuri televiziyo live rwose banenze iki kintu yuko wabonaga ko security iri hasi ndetse batari bayihaye agaciro ku buryo wabonaga ko abantu bose bazaga muri frame uko bishakiye. Twese cyane rero muri organization mbi yaranze iki gitaramo habayeho gupinga kw'abahanzi babaye bake ndetse no mu cyumweru gishize ubwo habaga Sunday Choice Live ubwo Philipita yikomangaga ku gatuza ari kuvuga uburyo hagomba kuza abasani benshi ndetse iraba ari show itandukanye n'andi ma award amaze gutangwa mu Rwanda ndetse baba bikomparana Kisama award ndetse na Isango Star dore ko izindi award nka Salax zacitse intege rero ahangaha naho baje kugaragaza intege nke kuko haje abahanzi bakeya nabo bari bazi neza ko bari butware award ndetse ndaza kugugarukira ku busesenguzi bw'ibindi byamamare byahagaragaye nubwo bitatwaye award ariko nkubwira impamvu byahagaragaye na target ya byari bifite kugira ngo bize gutambuka haba kuri iyi red carpet ndetse n'amakamera atandukanye bitangazamakuru byari byitabiriye uyu muhango wo gutanga izi award. Twese cyane rero uburyo iyi organization yari mbi n'uburyo bushize bashyize amajwi ku mugaragara abantu bagatorera kuri website ubu bikaba byari ibintu byari ibanga cyane ndetse kugira ngo bihabwe agaciro bakaza kwemerera abahanzi yuko umuntu wese uri butsinde agomba kuzahabwa share ku mafaranga y'abafana bazaba baramutoreyeho muri MTN kugira ngo nabo barusheho kugira motivation ndetse bakangurire abafana babo kugira ngo barusheho kubahundagaza amajwi ndetse nabo bizabinjirize. Iki kintu rero nacyo cyaje kunengwa cyane n'abakurikiranira hafi award ku buryo bitari ibintu bizigwe rwose byaye biri mu mucyo ku buryo ahanini bigaragara yuko n'ubundi n'uwatowe cyane bashatse banamwima award bakerekana ko bagendeye ku zindi conditions zabo bwite nk'akanama ka jiri ugasanga rero habayeho kukwima award ari nabyo byabaye ubushize kuri Davis ubwo batangaga video y'umwaka aza kwanikira benshi byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga no kuri website ya The Choice Live batoreyeho ariko bikaza kurangira datwaye award twaye na platini rero ahangaha baje kuvuga ngo iki kintu ntibazongere kukigwamo ndetse baza guhisha aya manota n'uburyo batoraga ku buryo rero byari ibanga ndetse aribo berekanaga ku bushake bwabo ati runaka yenda bakaprekinga yuko yatambu abandi. Iki kintu nacyo rero cyaje kunengwa n'abatari bake. Ikindi kintu cyagarutseho ni press ya Onomo, press bakoreyemo ndetse press banje gutangaza yuko nta batumirwa bagomba abafana ahubwo bari butanga invitation akaza batumirwa gusa ndetse aba batumirwa ubwo wabonaga ko award zirimbanyije rwose zatangiye gushyuha ntago hari kuza abantu bize mu kabari baje kuryoshya ngo babangire kandi hotel igamije gucuruza ari nacyo cyaje kuba rwose abantu batangira kwinjira
binjirira berekana ko baje mu kabari ariko nanone baje no kwirebera award at the same time, ku buryo ari ibintu byaje kunengwa na benshi, ndetse award yaje kuba akavuyo. Ubona ko wagira ngo ari igitaramo rwose, abantu batangira kuba benshi abafana, ndetse ubona ko batangiye gukingiriza VIP cyane cyane ubwo Tuff Gang, ndakubwira Fireman, ndakubwira P-Fla bazamuka ku rubyiniro, ubwo abantu baje kuzura kuri stage, ubona ko rwose haje akavuyo, ndetse bikaba byagaragara ko benshi bataje akavuyo bari abantu n'ubundi baje basohotse, atari abantu bari bahawe invitation. Twihuse cyane rero, aka kavuyo nanone kaje kugaragara mu gutanga amajambo, ugasanga nk'ijambo, reka nkubwire nk'ijambo DJ Brian yavuze, ubona ko rwose atari tayari, ndetse aza gutangaza yuko aje atateguye cyangwa neza nk'uko abantu basanzwe bamuziho, ko asa nk'aho atunguwe, ko asa nk'aho yemerewe award ku munota wa nyuma, ko atari afite gahunda. Reka nkwibutse ko uyu mu influencer w'umu DJ witwa DJ Brian azwiho amagambo cyane kuri social media cyane, ku buryo n'ubundi uba umwiteze ko ikintu ajemo n'ubundi nutamukorera ibyo ashaka ari bukugaragure, dore ko n'ubundi umunwa yawukoze. Ahantu rero naho haje kugaragara ko hatabaye controle mu buryo amajambo yatanzwe. Reka ngaruke kuri Clapton Kibonke, akinjira gitambuka kuri red carpet, n'ubundi yaje ku breakinga atangaza amakuru yuko n'ubundi award natayicyura bikaba nk'ubushize, uburyo bayimwimye, ndetse yari yarakoze content ikomeye cyane. Reka nkwibutse ko ari wowe wazamuye abagabo nka Japhet ndetse na 5K bo muri Bigomba Guhinduka. Reka nkwibutse uburyo yagiye akora ba makanika, reka nkwibutse akazi gakomeye ari kugenda akora mu muturanyi. Rero yaje tangaza amagambo akomeye, ndetse bigarukaho n'abakunzi ba The Choice yuko ndetse yawoningaga Philipita ko n'ubundi nadatwara award n'ubundi atazagaruka. Ibi rero nabyo byaje kunengwa n'abantu, uburyo hatabaye gukontorora amagambo, uburyo ibyamamare byisanzuraga ndetse n'umwanya. Ibi rero byaje kunengwa cyane, aho nari ntangiriye muri organisation kugira ngo tugende twinjira akantu ku kandi. Twihuse cyane rero twinjiye kuba MC b'iki gitaramo, ahantu haje kugaragara ko MC ndetse wari unashinzwe red carpet n'ama interview y'ibyamamare nyuma yo guca kuri red carpet, yari Irene, uyu munyamakuru wa The Choice, ndetse uzwiho kwikomanga ku gatuza cyane, yiyita Morodeka, yiyita Kasha Makokero, aho rwose byaje kugaragara ko nawe atari tayari cyane. Wabonaga ko n'ubundi nk'uko Mitsingi yari yabateye inkunga, n'ubundi yaje ubona ko yari yatamiye rwose agacupa, aho akigera kuri stage yatangiye kubira ibyuya byinshi mu ngofero nziza yari yambaye, aho yari yambitswe na Meka Fashion, ndetse biza kugaragara ko rwose n'ikirori cyaje kugera ku musozo yamaze kuyikuramo cyane, kuko n'ubundi yari yamujennye. Ariko nagira ngaruke ku bikoryo yagiye akora, aho akigera kuri stage yahise afata ijambo mbere y'uko red carpet atangira guhagurutsa abantu, aba VIP abatumirwa bari bahari, ndetse ababwira yuko nibadahaguruka ngo bakire ibyamamare, ngo ibyamamare bitari butambuke ngo bice kuri red carpet. Ibintu bitishimiwe na benshi, ndetse ibintu byakozwe ku cyamamare kimwe cyonyine aricyo Papa Sava cyafunguye iyi red carpet. Nyuma ibindi byamamare byose abantu bahise biyicarira, ku buryo ubona ko baje gupingira ijambo Murindahabi yavuze, ndetse ijambo byagaragara ko yahubukiye, ndetse akaza rwose kutangira kubisubiramo ngo ahagurutse abantu. Ikindi kintu cya kabiri cyabaye ikosa rikomeye rero kuri uyu MC Murindahabi, ni uburyo red carpet yayitindije cyane, ndetse akabaza ibibazo byinshi byamamare, ku buryo wabonaga ko rwose turi burare tubonye red carpet gusa na award ziri butangwe. Ahantu yaje gukeburwa n'abantu benshi, barimo na boss we DJ Philipita, kugira ngo n'ubundi yihutishe uyu muhango, ndetse areke abikure mu kazi ke, dore ko hamenyereye gukoresha interview, ahubwo yumve ko ari gusuza ibyamamare no kukibaza uburyo cyiteguye award kigahita kigenda. Ibintu rero atitwayemo neza, ndetse yaje kunengwa n'abantu benshi cyane bakurikiranaga uyu muhango, ndetse aho yaje kugaragara aca mu ijambo cyane umu MC mukuru ndetse watangaga ama award. Reka nkwibutse ko abantu batangaga ama award yari Bianca Baby, nawe ni umunyamakuru wo kuri Isibo TV ukora ikiganiro cya Takeover. Reka nkwibutse ko Emari
Emarito nawe utegura ikiganiro capa ku isibo n'ubundi nawe yarari gufatanya na Bianca batanga ya award, ndetse byaje kugaragara ko uyu Irene yagiye amuca mu ijambo kenshi amufasha, wabonaga ko ari ibintu byamujabutse rero cyane ku ruhande rw'abayemusi rwose. Nabo ntago muri iri joro ryatambutse baraye bitwaye neza, ndetse ngo berekane ubunyamwuga cyane rwose, aho byagarutse ko Emarito yagiye agaragaza kudakora neza, ndetse ngo atanga umusaruro yari yitezweho na bosi DJ Philipita. Twihuse cyane rero twinjira muri award, reka nkubwire ko n'ubundi twari twabakoreye iyi nkuru tubabwira ukuntu bitoroshye muri The Choice, abanyamakuru bari guhondana imitwe Irene na Philipita. Nimba waracitswe iyo nkuru, ndakubwira ngo jya mu biganiro byacu biheruka ubanze ukurikirana ukuntu ibyo twavuze nka Kigali Channel ko amakuru yose twari tuyafite, ndetse ari byo byabaye, aho twari twababwiye twihuse tutangire kuri kategori ya video director, aho nari nagukoreye ubusesenguzi nkubwira ko uyu Oscar watwaye iki gihembo kuri iki cyumweru, ndetse utaruzwi n'abantu benshi muri industry, dore ko Easy Cut yari yaramukubise inshuro, ndetse uyu Easy Cut akaba ari nawe wari uherutse gutwara best video director ku Isango na Muzika Award, ku buryo rero n'ubundi ari we wari witezwe. Ariko nk'amakuru yari yageze kuri Kigali Channel, n'ubundi twari twakubwiye ko uyu yari sheri wa Philipita ukomeye, ari inshuti ye yakadasohoka, ndetse ari nawe umukorera video zose z'indirimbo amaze gukora. N'ubundi rero yaje kubikonfirma muhereza iyi award, ku buryo n'ubundi umuntu wese wari warakurikiranye iyo nkuru kuri Kigali Channel atatunguwe. Twihuse cyane rero twahise twinjira kuri reka nkubwire upcoming, ndetse yateje uruntu cyane, ndetse aho Kigali Channel yari gukorera ubusesenguzi ikwibutsa ukuntu iyi kategori yari irimo ibyamamare byinshi nka Ariel Ways akazi yari yakoze, ndetse hari harimo n'icyamamare Okama kiri gukora amahiti, ndetse kiri kugaragara ku stage akomeye. Ariko n'ubundi nkuko nari nakubwiye ko Irene yabaye kasha amakokero yitambitse Philipita. Philipita rero yaje kumwubahiriza ahereza iyi award, n'ubundi umudirector yaba adirectinga n'ubundi Neo Bosco, reka nkwibutse ko adirectinga Vestina na Dorcas, n'ubundi yaje guhabwa Chris Easy, ndetse wabonaga ko n'ubundi rwose nawe atagaragaje vibe ziri hejuru nk'umuntu wari wishimiye award. Nimba wakurikiranye wabonye ijambo rya boss wo muri Giti Business Group ari we Junior Giti, uburyo batari bafite vibe ziri hejuru rwose, wabonaga ko ari ibintu bya falsification biri kuba. Ariko n'ubundi Philipita kuri iyi kategori n'ubundi yaje kubahiriza Irene nk'ibyo twari twabwiye ko bagomba kumvikana, niba tumvikana n'ubundi award iri busige isenye The Choice. Nibyo n'ubundi Philipita rero yirinze, ndetse tuhita tujya ku mwanya wa gatatu kuba gospel n'ubundi bahataniraga, aho bari ba breakinze yuko n'ubundi mbere byaza guteza umwuka mubi, ndetse ba breakinga yuko Vestina na Dorcas bamaze kwanikira Serge Yamuremye, ndetse na Prosper Nkomezi, ndetse na Aline Gahongayire, aho n'ubundi bitaje gutungurana, aho n'ubundi twe twababwiye ko icyaba cyose aba bana nubwo bafite impano simbihakana, ariko n'ubundi bari bafite boss wabo Irene ubavugira, ndetse umukozi w'indani muri The Choice Award. N'ubundi rero nta gitangaje baje kuyegukana. Reka twihute cyane rero tujye kuri best video of the year, aho yaje kwegukanwa na Davis, ndetse uyu Davis waje kubona amanota menshi muri The Choice Award y'ubushize ku ndirimbo ye nka Bon Eva. Rero n'ubundi nkuko yari indirimbo nziza, n'ubundi ntibyaje gutungurana, ndetse hana abasesenguzi benshi twahise tubibona ari we waje muri iyi kategori wenyine, aza kugaragara n'ubundi ko yaje muri iyi show. Bigaragara ko n'ubundi hazaga abantu bamaze kubashuwa yuko n'ubundi bari bwegukane award. Rero n'ubundi Davis yaje kudutangaza, ahubwo ikintu cyaje gutangaza benshi ni kuri actor n'ubundi w'umwaka best actor, aho yaje kuba Clapton Kibonke, ndetse abantu bagarutse ku makuru kuri interview yabanje kugirana na Murinda, baravuga ngo sinzagaruka n'ubundi nimutampereza iyi award, aho n'ubundi byasaga nk'ari guhereza ubutumwa, ndetse baje kubwubahiriza, ndetse baza kumuha award, aza no gutangaza yuko n'ubundi ari umuryango umwe na Rusine, ndetse wamukomaga cyane, ndetse n'ubundi abantu bavugaga ngo muri iyi content bafite y'ubusinzi, bavuga ko n'ubundi uyu Rusine amukoma cyane, ndetse yamurenzeho, ndetse aho yaje kumuturi award bigaragaza uburyo rwose yagize flexibility iri hejuru, n'ubundi ari umuboss mwiza. N'ubundi ahangaha rwose aho Papa Sava yaje gutamara amasa, ndetse aza kugayika cyane, dore ko ari we wafunguye show ya Red Carpet. Ariko n'ubundi tugera ku mu DJ, reka nkwibutse ko natangiye nkubwira amagambo DJ Brian yavuze, ndetse nyuma yuko babizi yuko uyu muntu umunwa utoroshye rwose yawukoze, ndetse adatinya no kuwigamba. Rero baje kumwubahiriza
baramwohereza nawe bamuha iyi award kugira ngo n'ubundi nk'uko byagaragara ko organization itari nziza, ahubwo babyifashishije kugira ngo ntibaze kubona abantu babasenya cyane muri media. Reka nkwibutse ko yarahanganye na DJ Clean, akazi DJ Clean ari gukora kuri Kesi Tunara TV twese turakazi, ndetse n'uburyo DJ Brian yaje kugaragara muri Eco Fest n'ubundi yabereye Sierra Leone, nabwo kari akazi gakomeye, ndetse yari kontra nziza yamushyize kuri spotlight ku buryo nawe utari kumwirengagiza, ariko n'ubundi akabazweho ku influencinga no kuvuga cyane muri media. Yenda nibyo bari kumuhembera nko ku influencer, kuko n'ubundi aho abantu baje kuvuga ati hano rwose Philipita adukubise icy'umutwe, kuko arekirisa umuntu rwose uri bumuvuge neza muri media nk'icyumweru cyose, ahubwo twise cyane influencer of the year nayo yaje guteza umwuka mubi, dore ko n'ubundi twari twabonye abapampe ba Rocky, iyi rebo ya Rock Entertainment ikomeye cyane nawe mu Rwanda yari imaze iminsi iri mu bihe bibi, ubwo yatakazaga umuhanzi ukomeye Papa Cyangwe wayo, rero nayo yaje yifunze, ubona ko baje muri ya style ya kera. Reka nkwibutse abahanzi bo muri Amerika kera badukanye iyi style nka Baneri, reka nkwibutse ba Jaruru uburyo bazaga bifunze ba Kamiliyoneri, n'ubundi niko uyu muhanzi yagaragaye, nako uyu boss n'ubundi wiyirebo irimo ibyamamare byinshi. Reka nkwibutse ko harimo umukamezi wakamejeje witwa n'ubundi Kadafi Pro, n'ubundi yari ari kumwe na Arafatika Boy batangiranye, yari ari kumwe na Microgeni ndetse na murumuna we Savimbi, ariko n'ubundi bagaragaye nk'abambaye nk'abaraperi, n'ubundi ubona ko bari bambariye nk'aba bahanzi n'ubundi bakora injyana y'umujinya, ku buryo n'ubundi basaga nkaho nabo bamenya aya makuru, ndetse wabonaga ko birinze aya magambo menshi bagihabwa karibu kuri Red Carpet, ndetse muri Ndahabi wabonaga ko nawe bafitanye isiri, kuko n'ubundi nawe yanze kubabaza ibintu byinshi cyane, ko n'ubundi bari bazi ko ahangaha rwose Philipita ukunda Mutesi Jolly, ndetse wagiye agaragara mu interview nyinshi, ndetse amwapresiya muri interview, aho n'ubundi twari twabagejejeho ubusesenguzi ko ari ugomba kuyitwara mbere, n'ubundi nka Kigali Channel nk'abantu twari indani turi gukurikirana aya makuru umunota ku wundi. N'ubundi rero yaje kubikora, n'ubundi ahantu Mutesi Jolly yaje kugaragara yambaye neza, ndetse ubona ko yiteguye, ndetse yavuze n'ijambo wabonaga ko yateguye, ari ubutumwa yari yateguye. Rero nawe yaje kwegukana rero iki cyiciro cy'aba influencer, n'ubundi aza guhigika Kenisi ndetse na Rocky, wabonaga ko bazi imbere cyane. Twise cyane rero kuri cya cyiciro n'ubundi twavugaga kinugwanugwa cya best female, n'ubundi hari harimo ibihanga bibiri. Reka nkwibutse akazi ka Marina yakoranye na Philipita, reka nkwibutse ko n'ubundi Marina iyi award ari we wari uyifite umwaka ushize, ndetse wari uhari wabukereye rwose cyane mu myambaro y'umweru myiza, ariko n'ubundi yaje gukubitwa inshuro na Butera Knowless, aho n'ubundi abasesenguzi twatangiye kubibona hakiri kare, ubwo Platini P n'ubundi yinjiranaga na boss wa Kina Music Clement, ari nawe mugabo wa Knowless Butera. Biza kugaragara ko n'ubundi uyu mugabo nta hantu ajya ngo atahire ubusa, bigaragara ko nawe bari bamuriye urwara, n'ubundi nk'uko azwiho n'ubundi gutanga kabitugu kwa kugira ngo n'ubundi promoting ibikorwa bya Reboye, ndetse akora igishoboka, kandi koko ibi ni ngombwa, kandi tugeze mu isi yo gukora promotion, ndetse no kwita ku kintu cyo gukorana na media houses cyane. Rero umugabo arabishoboye, ndetse yagiye abigaragaza n'ubundi muri iyi myaka yose amaze, n'ubundi aho byari urucabana rwose ko Butera Knowless nubwo yaba adafite hit ariko ari bwerugukaniye award, ndetse ibintu byateje amagambo menshi banenga iyi award cyane, bavuga ukuntu babogamye, ndetse byagaragaraga yuko n'ubundi Marina yashoboraga kwegukana iyi award, ariko byabaye akamaramaza ubwo twageraga kuri best male artist of the year, aho hari harimo icyiciro gikomeye abahanzi bakomeye cyane. Reka nkwibutse ko n'ubundi harimo Meddy, n'ubundi bigaragara ko yarenze urwego rwo mu Rwanda cyane. Nkwibutse ko harimo Juno Kizigenza, n'ubundi uyu muhanzi rutwitse muzi, n'ubundi nawe yari yabukereye yahageze. Hari harimo n'ubundi uyu muhanzi ukomeye witwa Niyo Bosco, Niyo Bosco ni nawe ncagutindaho kuko niwe wegukanye award. Reka nkubwire ko n'ubundi bitwari twabikomojeho, nkubwire ukuntu Niyo Bosco ari muri rebo ya MIE, ndetse n'ubundi hagomba kuba igishoboka cyose bagapromotinga abantu babo, kuko nta yindi nyungu nabo bafitemo usibye gukereya content abantu bareba, ndetse no gukora ibishoboka abantu bakorana muri iyi showbiz, abahanzi babo bakaparticipatinga, ndetse bakaba proud yo kumanagingwa n'ibi byamamare. N'ubundi aho rero Niyo Bosco ngo byaje kuvugwa yuko
yamaze gutsinda Bruce Melody, dore ko yari amaze n'iminsi amwandikira indirimbo zikomeye, aho nakwibutsa nk'indirimbo izina n'ubundi niwe wayanditse, aho Niyo Bosco yari amaze iminsi arekuye EP ye yakunzwe, ndetse yagiye ubona ko afite strategy y'uburyo ari buyirekure, ariko n'ubundi bitemezwa neza yuko yaje kurusha akazi gakomeye Ishkevin wari uri muri icyo cyiciro. Reka nkubwire ibitaramo Ishkevin yakoze, Trapish concert yakoze, ibitaramo bagiye bamutumiramo, prank yagiye akora, ndetse n'ama EP ari kugenda ashyira hanze ku buryo bigoranye ko Ishkevin nawe yari umuhanzi ubyibushye muri iyi kategori, ndetse na Bruce Melody wabimenye hakiri kare akigendera ngo agiye gukora media tour muri Tanzania, muri Kenya, aho na Profise aho bari gutunganya indirimbo we na Sauti Sol n'ubundi, ariko n'ubundi akaba yari afite aya makuru, ndetse aho yese yigendera kugira ngo ataza gusebera muri ibi birori ndetse no kuri televiziyo yiyitiririye. Rero n'ubundi izi award twari twaziciyemo twabibabwiye, umuntu wakurikiranye Kigali Channel ntago byamutunguye, ndetse aho byaje kugaragara yuko uyu Philipita rwose baje kugaragara nkaho baje kuba abanyuma mama award amaze igihe ategurwa, kandi bari abantu bagomba gukosora ibintu byinshi, dore ko n'umwaka ushize batangira gutanga ama award wabonaga ko bemprovinze ndetse bakoze ibintu byiza, wabonaga byari bifite innovation. Reka rero n'ubundi tuve kuri iki cyiciro cy'ukuntu ama award yari yatanzwe, twihute cyane twinjire ku kindi cyiciro n'ubundi turi kiri muri ubu busesenguzi cy'uburyo izi award zigaragara nkaho n'ubundi abazitabiriye bari babizi yuko bari buzitware n'ubundi izi award biba byamenyekanye mbere. Nakwegeranyije rero ingingo 6 zatweretse yuko n'ubundi izi award abantu bazijemo bari babizi ko bari butwara ibihembo. Reka njye ku ngingo ya mbere igaragaza ijambo Rocky yavuze, n'ubundi ko yarabizi yacitse intege, n'umugabo usanzwe uvuga cyane, n'abapampe be basanzwe bavuga cyane, ariko uburyo yinjiye ubona ko yacitse intege, ndetse avuga make, ndetse avuga ngo uyitwara wese wabonaga ko n'ubundi rwose yari yamaze kumenya amakuru. Ingingo ya kabiri ni ijambo, n'uburyo Mutesi Jolly yaje n'ijambo yavuze, biri kugaragara rwose ko ari proud ndetse yiteguye gutahana igikombe, kandi bwari ubwa mbere aparticipatinze nyuma ya interview zose rero yakoranye na Philipita. N'ubundi abakurikiraniye hafi zi award byagaragaraga yuko n'ubundi waje wese abizi. Reka tujye ku ngingo ya 3 yerekanye uburyo Clapton yitwaye kuri stage nawe akihagera, nawe amagambo yavuze, ndetse akababwira ngo rega mutanakimaye sinzanagaruka, ndetse ibyo bintu bikaba bitanavugwa, ndetse nta n'uwatinyuka kuvuga gutyo cyane ko n'ubundi atagiye gusezera kariyeri, ahubwo yabakangaga kujyaho n'ubundi nagitwara yerekane ko yari afite confidence nyinshi, ndetse yari yiyizeye. Nabyo byaje kutugaragarira yuko rero byagaragara ko babizi n'uburyo rwose bazaga bavuga, ubona rwose bari baza amakuru y'ibigiye kuba, ndetse uburyo haje kubaho performance ya Tuff Gang, ndi kuvuga Fireman ndetse n'uwahoze ayirimo witwa Pifra. Nabyo byaje kugaragaza aba bapampe ba Rocky cyane bari imbere ya stage bafana cyane, bigaragaza, ubona ko ari ibintu bateguye, ndetse baza kugaragara batanga amafaranga menshi kuri ibi byamamare, ubona ko bagombaga kugaragara ndetse no guca imbere y'amakamera, ndetse nko gutwika nk'ibisanzwe ku buryo n'ubundi bashimuta ibirori. Ibi rero babizwiho, n'ubundi Gala Night yari yabanjirije ama nomination, n'ubundi naho bari bagaragaye rwose bashimuta iyo Gala Night, bagarukaho cyane haba mu interview, haba kwigaragaza cyane mu mafremu, ku buryo wabonaga ko n'ubundi ibi bintu bari babipanze, ndetse nubwo bari bazi ko badatwara award ariko bagombaga kuhatambuka n'ubundi kugira ngo bagomeze bavugwe, ndetse n'imyambarire yabo rero wabonaga ko bambariye ibintu by'ibyemezo byafashwe, ndetse ubona ko bari muri ya njyana y'umujinya. N'ubundi ibi byari ibintu byakomeje kugaragaza yuko rwose award zari zizwi. Reka nsoreze ku kintu cyakozwe n'ababyeyi ba Niyo Bosco, ijambo rikomeye baje kuvuga, ndetse riza kwerekana benshi yuko n'ubundi byari byarateguwe. N'ubundi Niyo Bosco yari amaze iminsi abizi ko azatwara award, ateguza ababyeyi baraza, ndetse nabo baramutamaza, aho bavuze ngo batumiwe ngo mu birori by'umwana wabo, ndetse aho rwose baje gusekwa n'imbaga yari yitabiriye, dore ko bitari ibirori by'umwana wabo, ahubwo byari ibirori mu muziki muri rusange, ndetse no muri showbiz industry muri rusange, ahubwo umwana we nawe yari ari mu bahembwa. Ndetse biza kugaragara ko rwose ibi bintu biba ari ibintu byateguwe, ndetse ari ibintu byiriya crew ya The Choice, ku buryo rwose nabo biba bigomba kubateza imbere, dore ko ibi award ari ikintu kirushaho kuguha platform. Rero n'ubundi
dukomereza ku makosa akomeye yaranze iyi show rwose, nka Kigali Channel yakwegeranyije amakosa agera mu 9 rwose, nayo yaje kudutungura. ndetse DJ Philipita nk'uko n'ubundi asanzwe akurikirana Kigali Channel, n'ubundi hari isomo ye byaza kumusigira, n'ubundi nk'uko tubizi ko ari bukurikirana iki kiganiro kugira ngo azabone ahantu ahera akosora, n'ubwo rwose bitoroshye gukosora, cyane cyane ko tubona ko yasubiye inyuma pari raporo y'uburyo yari yarateguye ubushize. Reka ntangirire ku kintu cya Red Carpet. Ubushize bari bakoze ikintu cyiza, haza bategura ko abahanzi bari buce kuri Red Carpet, bategura ko ababateye inkunga bari buce kuri Red Carpet, ndetse ariho bari buze gutangira interview, ndetse bakaza gusobanurira neza amakampani yabo, aho iki kintu baje kugicishamo umurongo, ahubwo abaca kuri Red Carpet baba bahanzi gusa, ndetse ikintu kitaje gushimisha abaterankunga, ahubwo baza kubabwira ko bari buze kugaragara mu bahemba, aho batagaragaye basobanura amakampani yabo cyane, imikorere yabo ndetse n'udushya bafite abanyarwanda. Iki rero cyaje kugwana benshi, aho icyari cyo twari twagize umwanya wa mbere mu makosa akomeye. Icya kabiri ni uburyo bataprotokoye nyine ababyeyi ba Neo Bosco ngo bababwire n'ubundi nk'ukuntu bateguye, bababwira amagambo ari buvuge n'atari buvuge, n'uburyo ndetse byaje kugaragara ko n'ubundi Philipita yahise abibona, ndetse yegera DJ Shromantic wari uri ku byuma, ari we uri kudija, ndetse aza ku scratchinga mu gihe papa wa Neo Bosco yavugaga kugira ngo base nkaho bamucecekesha. Ndetse nimba mwabibonye hari amagambo yatangiye avuga akomoza ku mwana wabo ngo wagize ibirori, bigaragara ko Neo Bosco atangiye guseka, ndetse atangira kumukanda intoki amukoraho kugira ngo amucecekeshe. Byagaragaye rero kuri kamera, ndetse wabonaga ko rwose abakurikiraniye hafi baje kubona ko atari ikintu cyiza, ndetse kishwe na protocol, cyane cyane Irene wari ubizi rwose ko aba bantu batamenyereye showbiz, ndetse ntiyaza kurimita ibintu uburyo bari bwitware kuri stage. Ikindi kintu cya gatatu mu makosa akomeye cyane ni uburyo baje guha award DJ Polly, y'uburyo yaje kuba icyitegererezo muri showbiz, ariko n'ubundi biza kugaragara rwose nyuma y'uko hari mukuru we wari wagaragaye kuri Red Carpet Maurice. Reka nkwibutse ko n'ubundi DJ Polly yatabarutse, afite abagore babiri, afite abana babiri, ni umuntu wabaye muri crew ya Tuff Gang. Abatuff Gang bari bahari, reka nkwibutse ko n'aba Fireman ba performinze, ariko biza kugaragara ko bahamagaye Marina batagira icyo bapfana. Marina ngo kuko bakoranye korabo nk'uko yayikoranye n'abandi, Marina n'ubundi Jay yatabarutse atakiri muri The Main End, utanavuga ngo bari muri reb imwe. Ikintu cyaje kunengwa na benshi, ikosa rikomeye, ariko n'ubundi aha nk'ubusesenguzi bwa Kigali Channel, kubera iri yari platform ikomeye bagomba kuba mutambutsa, bikaza kugaragara ko nawe hari nka award yafashe, ndetse baba batagetinga ibintu bere international. We naza gupostinga ashimira Jay, ntago abanya-Nigeria cyangwa abanya-Belgique bari busome ikinyarwanda bari buze kujya yenda nawe yatwaye award. Why not? Dore ko n'ubundi abangaba Philipita ari mastermind ukomeye, kandi reka nkwibutse ko n'ubundi uyu Marina ari inshuti yakadasohoka, ndetse bafitanye projet nyinshi habizasohotse nizo bakiri gutegura. N'ubundi rero aho byaje kuba agatangaza bahamagaye Marina, ibintu bitashimishije na benshi. Twihuse cyane rero iki ingingo ya kane ni uburyo Emarito yaje gutoranywa, nk'uko n'ubundi award y'ubushize yari yayinukiranyije, ubona ko atitwaye neza, ubona ko ataba afite ibibazo bifatika biri relevant abazi byamamare, ndetse akarondogora, ukabona ko atari umushyushya rugamba. Ndetse ahantu baje kunenga uburyo nyine bamugaruye ku bwemusi, kandi bafite abayemusi benshi rwose, ndetse batari no kubaca amafaranga, dore ko n'ubundi Philipita atazwiho kurekura amafaranga cyane. Nakwibutsa nka MC Buryohe n'ubundi ukora kuri Isibo TV, ni gute n'ubundi buryo hamurusha, ni gute buryo hamenyera ama stage akomeye. Reka nkwibutse nka stage aherutse gukiringa ya Kigali Fest yagaragayemo Omale, n'ubundi bakavuga ati ni gute utazanye Buryohe, ese ni amashyamba n'ubundi bavugaga fata ku mavuta yakomojeho bavuga iby'amarozi, ese nuko utamwizera, ese nuko iyi Little Design Company ikomeye ya Emarito se nayo iri mu baterankunga. Aha rero nabo abakurikirana hafi ntibashimishijwe n'uyu mwanzuro Philipita yafashe aza guha akazi Emarito ko gutanga ama award. Twihuse cyane rero uburyo show yaje kubera mu kabari, reka mbyita akabari nubwo ari hotel, ariko ifite igice nakwita nk'akabari, ariko bari bajyanye award, ariho bateguye. Iki kintu rero cyaje kunengwa na benshi, kuko nk'uko n'ubundi bari babitangaje ko nta bafana bari buza ari abatumirwa gusa, ariko n'ubundi haje kubibara ry'uko haje kugaragara akavuyo k'abantu, ndetse b'abafana basanzwe baje kwinjira, dore ko bazaga bavuga ko basohokeye muri hotel bisanzwe, ariko bakisa
usanga bamaze kugera kuri iyi flow hari bari gutangira ama award ndetse baza guteza akavuyo haba urusaku ku ma speech yagiye afatwa n'ibyamamare ariko abafana bakagaragaza urusaku ndetse bikagaragara ko amayoga nayo yaje kuba menshi dore ko na Mitsingi yari yateye inkunga cyane imbere cyane ku buryo rero nabyo ari ibintu byaje kuza mu makosa akomeye organisation ya The Choice yaje kugira kuri uyu mugoroba ubwo batangaga ama award ndetse irindi kosa nuko byaje kugaragara ko umuntu n'ubundi uzajya usapotingwa na Philipita cyangwa agasapotingwa na Irene haba guhakora bo abahanzi ba Irene haba kuba directinga haba guhakora bo Philipita haba gukorana nawe byamaze kugaragara yuko uzajya ajya muri opposition wese agomba guhabwa igihembo cyo guhabwa award muri iyi The Choice Award yabo bakereye dore ko ari byo baje guprovinga abanyarwanda ko n'ubundi nkuko twari twashyize amakuru hanze mbere n'ubundi abo twashyize hanze bose n'ubundi baje guhembwa ndetse yatagendeye ku mirimo n'akazi gakomeye kaje kuba ndetse twihuse cyane uburyo sound yari imeze wumvaga ko amajwi arimo eko ndetse yirangira nabyo byaje kunengwa n'abitabiriye show ndetse n'abayikurikiranaga kuri online ndetse no kuri televiziyo dore ko ya streamingwaga live kuri televiziyo ya Isibo ndetse ku buryo na internet yari mbi cyane rwose wabonaga iri kugenda icika ku buryo rwose Instagram ya streamingaga neza kurusha na YouTube cyangwa no kwisibo n'ubundi ibi rero ni ibintu twari twakugarukiyeho ubona ko rwose byagiye binengwa ndetse ari amakosa akomeye yakozwe n'uyu mugabo DJ Philipita yarakwiye gukosora muri show ndetse no muri award zitaza umwaka utaha wa 2022 2023 twihuse cyane rero naguteguriye ibyamamare bitanu n'ubundi byaje kugaragara muri izi award ndetse bikaza gutahiraho bikagaragara yuko n'ubundi nta kintu bya twaye by'igihembo kandi n'ubundi hari hagaragaye ko abantu bitabiriye award bose ari abantu bari bafite babizi yuko bari buhembwe aba rero n'ubundi busesenguzi bwa Kigali Channel twaje kugusesengura impamvu bagaragaye n'inyungu bibafitiye haba ku mikoranire yabo na Philipita cya The Choice Live cyangwa se ku kwamamara kwabo ndetse no gutera imbere no gupromoting ibikorwa byabo aba bagabo batanu rero twabakugarukiyeho reka mpere kuri nimero 1 Rocky na Gengeye impamvu twabonye ko Rocky yitabiriye abizi neza yuko atari buhembwa ariko akaza kwagera nuko n'ubundi Rocky ari mu nshuti z'akadasohoka z'uyu munyamakuru ukomeye Irene wiyita Kasha Makokero kandi wibuke ko n'ubundi ubushize yari yahembwe kandi n'ubundi wibuke ko yari amaze iminsi iyi Gengeye nawe n'ubundi Rocky bari mu bihe bibi dore ko bari bamaze iminsi baterana amagambo na Papa Cyangwe watandukanye nabo ndetse tukaza kugukorera inkuru ko yamaze gusinyana na Dahiro Valence Papa uyu munyamakuru ukomeye kuri BTN ariko n'ubundi akaba yagomba kuza gatwika ndetse akagomeza kavugwa cyane muri media kugira ngo acecekeshe ibyo bihuha biri kugenda bivugwa byaksererwa ndetse na Papa Cyangwe ndetse kugira ngo agomeze agaragara avugwe muri media n'ubundi nkuko basanzwe batwika ndetse niyice n'uwo mubana afitanye na The Choice dore ko award zitarangiye ndetse bari bakeneye support y'ama media houses muri ibi bihe kugira ngo kuri iyo case ya Papa Cyangwe yakabiri yo mpamvu rero yatumye Rokagaragara naho ubundi bitabaye ibyo ntiyari kuhaza nkuko n'ibindi byamamare bitaje byari mu makategori icyamamare cya kabiri cyaje kuhagaragara ni icyamamare kitwa Platini P ubusesenguzi bwa Kigali Channel rero twabonye impamvu yahageze kandi yarabizi ko atari buhembwe nuko icyambere cyo twabonaga kaherekeje boss we wakina music n'ubundi uyu Clement umugabo wa Knowless icyo ni icyambere kuko ni inshuti ye kandi bafitanye imikoranire yagomba kumuherekeza ikindi akagaragara n'ubundi dore ko yari amaze iminsi n'ubundi nta hita ari gukora akongera agasa nk'agaragaye ndetse agaca kuri red carpet kugira ngo n'ubundi yongera trending mu mitwe y'abanyarwanda ndetse ntatakaze agaciro nawe imbere ya DJ Philipita dore ko uyu munyamakuru akomeye ndetse ari umupromote ukomeye cyane dore ko amakuru agera kuri Kigali Channel rwose ari gushaka collab ikomeye na Philipita dore ko bigaragara ko umuntu bakoranye rwose ahita mu boostinga dore ko n'uyu Platini nubwo nawe ari umuhanzi ukomeye ndetse ufite na management nziza rwose iri kumukora bari gukorana ya 1% international muri Nigeria ariko nawe ntago yakwangiye collab na Philipita kandi n'ubundi mu minsi iri imbere ishobora kuzajya hanze ikindi cyamamare cya gatatu rero twagarutseho n'ubundi twagira ngo tubabwire impamvu cyaje kugaragara kandi cya kibizi ko nta gikombe kiri gutware ni Juno Kizigenza rutwitse muzi n'ubundi Juno nawe nkuko nawe yari amaze iminsi n'ubundi atwara ama award haba ku Isango haba no kuri Kisama award ariko n'ubundi uyu rutwitse ubushaka kugaragara ku red carpet ndetse nawe akagomeza kavugwa dore ko n'ubundi ari kwitegura gusohora indirimbo ye nshyashya muri ibi bihe dore ko rero nawe abakene
akeneye kugira ngo avugweho, ndetse we yaje kugaragara ibintu bidasanzwe muri showbiz nyarwanda, aza kuza muri ino show yambaye bote zimenyerewe cyane mu mirima y'abahinzi, kwambarwa n'abaveterineri ndetse no mu bihe nk'ibi turimo by'imvura, ndetse aza kugaragara yambaye bote, ibintu biherutse kugaragara mu gitaramo cya Harmonize, ndetse byaje kugaragara ko n'ubundi Ruyu Rutwitsi asanzwe yirefera ku byamamare, nawe yaje kugaragara rero akora ayo makuru yagarutsweho na benshi, ndetse yashaka kugira ngo agomeze avugwe ndetse ntaze kurata ifoto ye kuri red carpet, dore ko n'ubundi iki gitangazamakuru nacyo gikomeye kandi yarakeneye promosiyo yacyo mu minsi iri imbere. Tubukiva kuri Juno rero reka tujye kuri Iva Bulava, nawe waje kugaragara ari muri iyi show yicanye na Platini ndetse na boss Clement wa Kina Music. Impamvu rero Buravani nawe yaje kugaragara nubwo n'ubundi yari afite nomination indirimbo ye muri best video of the year aye, ariko n'ubundi nawe urabona ko muri ibi bihakonjereye, urabona ko yasubiye inyuma ndetse akeneye ikintu kimuboostinga, ndetse adakeneye ikintu na kimwe cyamuzanaho beef hagati ye n'abanyamakuru, dore ko yigeze kugira igihe avuga ngo agiye mu karuko, ndetse araza asanga abantu baramusize cyane abahanzi bagenzi be, ku buryo rwose nawe abona ko akeneye gushyiramo effort nyinshi ndetse akagomeza kugaragara ku buryo n'ubundi ataza kongera gusubira inyuma ibintu byamugizeho ingaruka. Reka nze nkomoze n'ubundi kuri Bruce Melody nawe utagaragaye, ndetse wahise apanga urugendo rutunguranye nyuma y'aho Kasha Makokera bwiye boss we DJ Philipita ko uyu niyo boss ko nadatwariye award n'ubundi biri buze kumubana ubusa, ndetse akisohokera muri uyu muryango. Rero n'ubundi yaje kubaha Irene, ndetse ibintu byerekana ko bagomba kugomeza bagakorana n'ubwo umwuka atari mwiza, ariko byibuze ntago byatije umurindi gusohoka k'uyu Irene wamaze gutegura izindi platform agomba gukoreraho. Rero uyu Bruce Melody nawe yaje kugaragara asa nkaho ahunze izi award, ndetse situzi naho azongera guhera akomoza ku buryo rwose ngo iyi televiziyo yariye yagayitse, ndetse inkuru nyinshi ziri gukorwa hanze aha. Reka turebe rero ikiri buze gukurikira, twihuse cyane rero kuri ubu busesenguzi twagukoreye kuri izi award. Reka dusoreze ku dukoryo tugera kuri 7 twaranze izi award, n'ubundi tugana ku musozo w'ubu busesenguzi. Twese cyane rero agakoryo ka mbere na ka Juno Kizigenza Rutwitsi muzi, n'ubundi wagaragaye kuri stage yambaye bote, aho n'ubundi yaje kugaruka ku mitwe myinshi bitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda, aho n'ubundi yaje kweteteninga abakunzi be. Agakoryo ka kabiri rwose n'uburyo haje kugaragara mukuru wa Jay Polly, uyu munyamakuru ukomeye witwa Maurice, n'ubundi ariko biza kugera ku gihe cyo gufata award ya Jay Polly, kandi n'ubundi yari abizi ko ari buhembwe, aza kubura ndetse ntiyagaragara, ndetse bigaragara ko rwose bari bakiriwe neza, ndetse icyo kunywa cyari cyabaye cyinshi, ndetse baza kuyobya uburari rwose igihembo bakihera Marina ngo aze kugishyikiriza famille ya Jay Polly. Aka rero nako kaje kuba gakoryo gakomeye cyane, byaje gutungura benshi. Impamvu rwose uyu mukuru we yaje kubura, ndetse aho baje kushiftinga ndetse baza kwinkludingamo Marina. Twihuse ku gakoryo ka gatatu ni uburyo DJ Brian nyuma yo guhabwa award yaje guhabwa ijambo, ndetse yikomanga ku gatuza, ndetse ubona ko nawe yari yatamiye agacupa, dore ko n'ubundi akunda kugaragara yamamaza Mitsingi, ndetse ayitaka, ndetse ayivuga ibigwi ko ari inzoga ikomeye ndetse akunda no mu Rwanda. Aho yaje kuvuga abwira Irene wari MC, aza kumubwira ngo n'ubundi arabizi ko nta kintu bari bubahe kijyanye n'ikofi. Bigaragara ko iyi speech rwose yaje gusebya The Choice, ndetse biza kugaragara ko n'ubundi DJ wari ukiri ku byuma yari Wax rwose yaje guscratchinga cyane kugira ngo aje kugabanya ijwi ry'uyu mu DJ witwa DJ Brian. Rwose nabyo byaje kuba gakoryo gatangaje, aho yaje kuvuga ati n'ubundi turatahira aho dutahanye award gusa. Nako kaje kuba gakoryo rero kuko kaje kugarukaho n'ibinyamakuru bikomeye. Rero twise cyane ku gakoryo ka kane n'uburyo Irene uyu MC nawe yaje kugaragara rwose abiri byuya byinshi, ndetse akigera kuri stage, ndetse avuga amagambo rwose ubona ko atari yateguwe, ndetse aho yanyuzaga amavuga ngo ibyamamare nibadahaguruka ntibiri buze, ubundi agahagurutsa abantu, ubundi akongera agaca mu ijambo Marito wari watangaga award, ndetse ikirori kiri kurangiraho boss Philipita yaje kumuha ijambo, aramubwira ngo worashima nde mu bantu twakoranye bateye inkunga
izi award, aho yaje kumubwira ati wimbaza ubusa rwose ndinaniriwe, ndetse biza kugaragara ko imbaga yari aho yamusetse rwose neza za kwisubira, asa nkaho agarutse, ariko n'ubundi aba acisha amazi uyu boss we, dore ko n'ubundi twagarutse ku nkuru z'ukuntu uyu munyamakuru ari kwiyenza cyane ku buryo ashaka n'ikintu cyatuma yisohokera. Rero nako kaje kuba gakoryo. Twise cyane ku gakoryo ka gatanu ni performance ya Fireman na Pfla, aho bibanze ku bihangano bya kera, ndetse aho baje no kuririmba indirimbo ya Jay Polly, aho baje kwishimirwa n'abantu cyane. Agakoryo kabaye rero n'uburyo baje guhabwa amafaranga menshi, bibanda kuri Pfla rwose waje guhabwa amafaranga menshi cyane cyane na Gengo iri muri Rock Entertainment yari yobowe na Barafatika Boy ndetse na Kadafi Pro, ariko biza kurangira Fireman aje guhabwa n'uwo muntu umwe wari watumiwe hariya w'umukire tutabashe kumenya, ariko aza kumuhereza amadolari, ndetse biza kugaragara ko Fireman yishimiye cyane. Bino rero ni tumwe mu dukoryo twagiye tuba rwose twagarutsweho n'ibinyamakuru bikomeye mu Rwanda. Twihuse cyane rero dusoza utu dukoryo twabaye, ni breaking news ikomeye yatangaje abantu benshi rwose nyuma y'ikirori, nyuma y'uko bakiriwe neza, nyuma y'abaterankunga bakomeye b'iki gitaramo, naho Mutesi Jolly yaje kwizihirwa, ndetse aza guha interview ikirori kirangiye. Irene aza guseka umugabo ukomeye hano utegura Miss Rwanda witwa Prince Kid, ndetse aza kuvuga uburyo ngo yamukuye mu kanama nkemurambaka, ndetse amuza kumubwira ngo agomba kwitonda ngo uru Rwanda barubanemo, ndetse aza kuvuga ko rwose ari kumukura ku mugati agomba gusigaho, ndetse agatuza, kuko n'ubundi nta yandi mahitamo afite. Ibintu byaje kugarukaho cyane rero ku mbuga nkoranyambaga. Jolly ndetse aza gusoresha ijambo rikomeye avuga ngo ari kumwima kwibera umusitari ndetse no kugomeza gutrendinga muri social media. Rero ni ubu busesenguzi twari twakuzaniye kuri The Choice Award. Award n'ubundi byagaragaye ko yasubiye inyuma ho gatoya ukurikije imitegurire y'umwaka ushize. Award wabonaga kirimo akavuyo, Award yari iri yabereye muri place itashimishije benshi, Award wabonaga ko yari irimo cyo kunywa cyinshi, ndetse haje kuba akavuyo rwose ka social media, ndetse n'abanyamakuru baje kugaragara rwose nkaho nta muyobozi, ndetse hari umugabo rwose waje kugaragara bakurikiranye izi Award cyane bamubonye, sindamenya n'ikinyamakuru akorera n'ubundi, ariko yaje kugaragara ari wambaye ishati y'amawuwa rwose yinjira muri kamera cyane, ubona ko nawe yabuze ahahagarara, yabuze icyerekezo ajyamo, ubona ko n'ubundi yaje kugarukaho kuri social media. Ku bantu bari live kuri YouTube, comment zabaye nyinshi bavuga ati uwo mugabo yagiye kuryohereza ku mazi akatuvira muri frame ya kamera ku buryo rwose tugomeza kureba show neza. Ibyo rero ni bimwe byaranze show irimo amasomo menshi. Uyu mugabo Philipita agomba kwicara agakosora show yabayemo udukoryo, show yabayemo kimenyane cyinshi mu gutwara ama award, ndetse yaje kurangizwa n'agakoryo gakomeye k'ijambo rya Papa Niyo Bosco. Ibi rero nibyo bigiye gutrendinga muri iyi minsi kuri social media, nibyo abasesenguzi bagiye kugarukaho n'ubundi muri ibi bihe. Ariko n'ubundi Kigali Channel nk'uko tuhababereye, twagiye ngo tuba mbere mu kugira ngo tukugezeho ubusesenguzi we utakurikiranye neza cyane, ubundi wori bubikurikirane nyuma, dore ko n'ubundi iyi show iri kuri YouTube ya The Choice Live. Komeza rero ukunda ibiganiro byacu, komeza ukunda ubusesenguzi. Dukeneye comment kugira nawe tubwire uburyo wakira ubusesenguzi kuri izi award, ndetse n'uburyo wayikurikiranye. Dukeneye ku sharinga kugira ngo n'ubundi ugomeze ubane natwe, kandi natwe tugere ku banyarwanda aho bari hirya no hino. Rero komeza ugire ibihe byiza rero aho uri, ibyo ukora byose bikugendekere neza. Gumana na Kigali Channel rero. Ciao ciao.